Agasuzuguro ntago ari keza, uca n'agasuzuguro. Iyo urwana uca n'agasuzuguro singiye kubeshya. Ariko nyine bakoma ntacyo bibabwiye tu. Ntacyo bibabwiye ibyo tuzabihandoringa. Dushobora kubihandoringa gutya. Wagira ngo hari bameze nk'abo badafite icyo bapfa. Nanga yavuze ko ngo bari kuvuga uti nawe n'umuzayirwa ariko usumuzayirwa nawe ari mu bintu by'abazayirwa mwihorere. Kisekedi nubona ikintu kimeze nk'inenesa gifite ku bantu bamwambuye imigi. No mu mivugire muya yaravuga on va retourner à Goma et faire la tour de l'autorité de l'État et partout nous voulons comme ça. Faransa birango bagutwaye imigi muri ngibyo ngibyo. Urumva undi mu general aje nka general Makenga yakamenya ko ari umuvandimwe we kandi muricaranye aho ngaho urimo guserebura we umutima we urimo kubona nk'uwamuha nk'intuza nk'imbugita yakurangiza ariko arakwihorera arafrikene kandi nibi dusesengura udacunze neza ushobora gusanga urimo gukora nabi mu mitima ya benshi barimo n'abaguforowingaga cyangwa se ndiko nanga nagaba igitero nkarwana inkunduro nkajya ngo we kacini icara wigasha do bigenda gutya ariko nibapfubyanya Yezu yabwira ngo niba udakonje ntubire ndakuruka nabwiye ngo bo nta banyina bagira ngo bajye kubarindira umutekano wabo ngo baza kukwirwa bategurira ibitero by'iwabo ibi niki byose si ijambo se rikomeye abarundi bavuga ngo bafite menace ya Tabara bayifite hehe nyine nibabigaragaza ibisirikare birakorana n'izi ngabo za Tanzania za Uganda bashinja kujya muri Tanzania niki biro kuvuga n'ibinyamakuru babishoboka byose ibintu by'amatora hano mu biyaga bigari bamutuntu twinshi kwabonye abantu urumva yego bambaye ahantu hose n'amamaske batavuga niyaciswa akavuga atavuga nk'abantu bacu. Izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga inyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars. Buriya ntureba Sandri buri uzabicunge nuko tutangaza amakuru ya Kongo AFC M23 isuzugura leta pe ikayisuzugudo ikayikaraba nk'ukaraba isabune leta ikagenda igashyira akaguruko kandi ikakora gatena nayo ikabasuzugura kaga ngo twabarasa mwubaka ibiraro tubisenya wagira ngo abakongomani barwabuze isoni hari ibintu rwanirwa bakurwana itarimo kwihenura no kwishongora ariko ugomba no kwikura mu isoni baracyakurasira abaturage kirehe abo bita abaturage baye aba population urumva population bakeresera muri rucuro nk'umuturage uraswa muri rucuro mwarwaniye mutangira intambara mu 2021 akaba cyumva drone mu kirere kiwe nta n'isoni zibica buryo upanga intambara nibo n'imiterere yanjye hari abantu bagomba no kwanga akantu gasa n'agasuzuguro sibyo agasuzuguro ntago ari keza, uca n'agasuzuguro. Iyo urwana uca n'agasuzuguro singiye kubeshya. Ariko nyine bakoma ntacyo bibabwiye tu. Ntacyo bibabwiye ibyo tuzabihandoringa. Dushobora kubihandoringa gutya. Wagira ngo hari bameze nk'abo badafite icyo bapfa. Ino ntambara irimo agasuzuguro. M23 ntitega isoni n'agasuzuguro ka leta ntitega isoni n'agasuzuguro ka M23. Abazayirwa baraziranye. Ni kuri abameze nyine baraziranye. Nta cyabuze umuntu gusinzira. Ishwe. Baraziranye. Ntago baca agasuzuguro. Ariko nanga yavuze ko ngo bari kuvuga uti nawe n'umuzayirwa ariko usumuzayirwa nawe ari mu bintu by'abazayirwa mwihorere. Sumuzayirwa amame n'umukongomane bo bitwa abakongomane. Nawe n'umukongomane nyine basangiye kamere imeze gutyo. Uravuga ibintu byinshi ukore bikeya. Urumva? Giye nakoze urutonde rw'aya matangazo avuga ibisa nk'ibyo. Ntuzi ko nahere mu kwa 9 ku 30 kangahe? Ndaza mu kwa 10 kurenye 18 29 nzamuko n'iki ndazamukanyeza uyu munsi ndavuga amatangazo abaye menshi yanditse rimwe bahindura itariki gusa. Sibyo? Bafite impamvu zabo ngo nibo bazizi ariko giye icyo nkuyemo. Wenda kitari muri izo mpamvu nuko basuzugurana. Nabajije abantu ni aho hantu bita Kinyogote ntoze aparitse ni hehe atuye wahoze perezida wa Kongo Joseph Kabila. Umuntu wambwiye bwa Beranse ntangaje cyane. Kinyogote aho hantu ku kiyaga cya Kivu ngira ngo cya Kivu
iyo kubwira geography yaho wumva ari mu marembo y'amashyamba FDL ribamo sibyo yego ariko Sandrine ko bamuhitiramo se bakajya kumutuza aho ngaho urumva udasuzugurana ziri mu mashyamba nyine zamukoraho ikiza reka turabazi umva abakongomani baraziranye bazi ko nubwo uhumira muri aya mashyamba urumva yego uzaza wigize igitangaza Tshisekedi yakoresha amadolari wifotoze ngo rwaniye mujagize gute ntacyo wagera yego bihitana benshi abantu barimo kutwumva dukurikirana nk'igoma ntabwo tuvuga ko ibyo bintu ntacyo bivuze bitababaza benshi ariko kandi kuko abakongomani urwanya n'urwana undi basuzugurana abubura ko ntacyo yamukoraho rwose none se reka nkubwire kugeza kuri iyi saha ntibari mu biganiro nako mu gisa n'ibiganiro muri Doha bariyo Tshisekedi nubona ikintu kimeze nk'inenesa gifite ku bantu bamwambuye imijyi no mu mivugire muya yaravuga on va retourner à Goma et faire la tour de l'autorité de l'État et partout nous voulons comme ça France bira bagutwaye imijyi muri ibintu nk'ibyo urumva undi mu general general y'amakenga abwiye abakadati ubutaha mkutana ujao tutakuwa tunawafanya kitene Karemi na wapi na wapi barasuzugurana ati tuzaca agasuzuguro barasuzugurana kandi pe buriya bamenye ko barimo kwisenyera igihugu bagumye ko barimo cyubaka intambara barimo ntago ari intambara iri brag sibyo yego nta no gutakaza igihe niba murwanya imyaka ingahe murimo gusubira inyuma amashuri ntabwo arimo kwiga neza imyenda ntabwo iharurwa wagira ngo ntabwo bagira igihugu bahuriyeho Kongo wagira ngo ntabwo ari nation nubwo babivuga bakagutera amabuye iyo mufite nation mu Rwanda muri aba nationalist mukunda igihugu cyanyu muramenya ngo niba harashwe no mu M23 ni muri miliyoni 70 nakubwiye dupfushije umukongomani ndibuka muri liberation yabaye mu Rwanda hari ikintu abantu bakubwira urumva yego bari banakuze wenda no kuturusha kuko ntabwo umuntu abazi n'ibintu byose ko ngo bishoboka kuba kwigamba twishe benshi twagize gute bitarakunze kugaragara muri ya ntambara muri kamere nyarwanda ntabwo bibamo yego kubera ko ntekereje ko mwese mushobora kuba mwisanga mwarumva ko murimo kwikura mu nda nk'abavandimwe uko byagenda kose ntabwo nta bapfira gushira ngo habe habura imitekerereze nk'iyo ku mpande zose zarwanaga ariko abakongomani rwose pe bakubita ikombara bakajya ngo bakarifilima bakarikwirakwiza bati dore twivunye umwanzi wivunye mwene wanyu ikibazo ese kurimo kwigira ibyo ngibyo hari umukomanda muri M23 AFC uvindibwe n'undi mukomanda uri muri FARDC icyo kirori izo filime gufata ko zirimo kurya umutima no kubabaza wa wundi murimo gukorana none urwanya M23 kuko musangiye igihugu ubwo mu by'ukuri urumva ibyo byishimo byawe nibigera ku mutima biragenda gute kari umuvandimwe we murarekanye amafoto y'abantu bapasaguye imitwe abo bana hari umuntu urimo kureba isura yakamenya kari umuvandimwe we kandi muricaranye aho ngaho urimo guserebura we mu mutima we urimo kubona nk'uwamuha nk'intuzi nk'imbugita yakurangiza ariko arakwihorera arafurikene kandi nibidusesengura udacunze neza ushobora gusanga urimo ukora nabi mu mitima ya benshi barimo n'abaguforowingaga bisaba kwigengesera aha turi abavandimwe mu biyaga bigari buriya wari uzi ko muri news analysis ngo bidakunda kuzisengura iwanyu iyo uri muri Afrika usesengura Middle East mu Bayisraeli waba ari ibiyaga bigari bigasesengura n'umuntu muri Canada wabyize agaspecializa akarere k'ibiyaga bigari icyo gihe bivuga nta miyaga ariko hano usesengura iwanyu ugasanga uri mikora mu nda wajya gutyo ugasanga none ugize gute ibintu nk'ibyo ngibyo by'ukuri izi ntambara zikwiye no kuvaho nizo guteranya abantu gusa urumva umuntu yarambwiye ariko ngo buriya ngo kuvuga ngo ku Burundi cyane ngo ubona ngo wagera mu Burundi ukagira amahoro n'amahirwe n'iki byose twaje kwisanga ryari tuba matiku atuma umuntu atakwisanzura mu kindi gihugu kandi ari abaturanyi ariko da reka twe gutinda ibyo twe kubitinda no kubirebaho cyane amagambo ya Colonel Nanga arayavuga nk'umuyobozi wa AFC M23 ariko kuri nukuwe niba bavuga ngo babonye umuti wa drone none se tube sure yuko dier guhereje drone game is over nta titubona itangazo bavuga ngo drone zarashobora n'ikibazo tubitega amaso nabyo ntibishoboka ntabwo warinda ahantu hose ngo bikunde ariko si yazaza kubwira abaturage nanone ngo ababwire ukuri ido nido na buri kimwe cyose so ubundi uri nk'umujyanama babwira abakongomani bagagarika intambara cyangwa se washaka kuvuga uti wenda gutya ni mu Rwanda nyine ukubita undi mukureho na cyane ko intambara iyipfu bapfubye nta muntu wesuye undi ngamwesure neza urumva bikomeza guteza amakimbirane agenda yisubiramo muri Kongo ntago bararwana ngo umwe nesha undi
buriya ndi Tshisekedi nafata Goma nkafata na Bukavu we kacini mwese munkurikire cyangwa se ndi Colonel nanga nagaba igitero nkarwana inkunduro nkajya we kacini icara wigasha do bigenda gutya ariko nibapfubyanya Yezu yabwira ngo niba udakonje ntubire ndakuruka wiba akazuyazi bari mu kazuyazi ka buri munsi siziva zidashinga buriya nta biganiro barimo niduha ntibiratangira ese koko katwikomereze Marsha aho amakuru aturuka rero nabanya ari operation de défense mayi ati nk'uko amakuru dufite abivuga ati ingabo z'u Rwanda n'Ubuganda bari kwitegura gutera Burundi ati ni ukugira ngo basenye urukuta rw'ubwirinzi rwubatse mu turere twa Uvira Fizi na Mwenga rwashyizweho n'abazarendo na FRDC bashyigikiye we n'ingabo zikomeye z'u Burundi ngo u Rwanda n'Ubuganda bahisemo gukora igitero ngo ku Burundi ku izina rya Red Tabara ngo bimwe mu byatangajwe n'izo service z'umutekano wa Tanzania ngo nuko abasirikare b'Ubuganda binjiye muri Tanzania icyumweru gishize ngaho abantu benshi batekerezaga ko bajyaga gufasha umutekano wa Tanzania mu guhangana n'imyigaragambyo yiswe iteganyijwe kwa 29 z'ukwa 10 yatumuye ngo na opposition ngo ariko mu by'ukuri kwinjira kwabo ngo kwari ku bindi ngo abasirikare barenga 500 binjiye muri Tanzania bakaba baravangijwe ngo n'abasirikare ngo b'u Rwanda intego yabo ngo nukuzenguruka Burundi ngo kugira ngo batangire igitero mu bice bitandukanye by'igihugu ngo niyo mpamvu muri iyi minsi ngo mubone itangazamakuru ryishyigikira u Rwanda ngo riri gutera ubwoba rubanda rigaragaza ko amagambo akomeye ku butegetsi ngo bw'abahutu ngo bw'umukuru w'igihugu Ndayishimiye ngo perezida wa Tanzania ngo amaze gushyigikira politike y'abavandimwe be ngo nka Paul Kagame, Yoweri Museveni ngo na William Ruto ngo ariko ingabo za Tanzania ntizamwiyegereza cyane muzabibona ngo bonyine perezida Magufuli perezida Maguri ni Magufuli bibeshye yaratavuga rumwe n'iyo politike niyo mpamvu ngo yagizweho ingaruka kuko bari bantu ayo ni amakuru dukesha ngo operation de défense kuki ubona ko bahora wa mugani bikeka amababa ko ugiye guterwa noneho mbona bazanyemo Ubugande ntibyaba byatutse ku magambo umugabo witwa Kayine Rugaba yanditse simbizi kuko ntabwo yavuze ngo according to the source from Kayine Rugaba yego ngo urumva ndumva icyo kiganiro muri 2023 nagikoreye kwa Kayine Jabo cya ideology which is itanafite ishingiro ngo y'abantu n'abanirotike n'iki byose harano bizerera muri ibyo ngibyo urumva nk'uwo nguwo nibyo yashaka kuzana kandi bimufasha iki bimufasha kontatifia ngo iberekane ko barashaka kuzana isobanura genocide sibyo yego kandi ngo akubwiye ibyo ngibyo ntago akubwiye iby'ukuntu perezida Ndayishimiye yagiye gusura Chad yitwaje izo ideology bya bindi batwigishaga muri primaire kera ngabo tubaturutse Chad ngo bagize gute cyo genda perezida wa Chad yaje mu Burundi baracyabifite ibyo ngibyo ngo ngabaturuka bagira gute namuhuza agira amagambo mabi nkayo ngayo ngo abantu bene wabo ngo ba Misiri ngo nayo hose mbega muri make karo kare kibiga kararwaye ariko icyo ndeba giye muri general context icyo ndeba nta menace iri kuri Uganda, u Rwanda na Tanzania ngo bunamire ku Burundi. Kwihimbira menace ni bimwe mu buryo bw'abategetsi bafite intege nkeya. Kugeza ubwo Habyarimana ku itariki ngezo kwa 1990 yanirasheho ngashaka wita ibyitso. Umujyi wirwa utwika barasikire bagira gutenga inkotanyi zatengwe iki kugira ngo bucye afunga abantu. Uzabaze Maître Laurent Nkongori n'ubushaka uzamwenza abahuze Nkongora aganira neza cyane. Arabi masteringa cyane ujye ubinganiriza nubwo nanjye umuntu ababona yakibyibuka mo gakeye. Ariko icyo umuntu yavuga nuko hari uburyo ucurika politike yawe sibyo nibura nk'uwo nguyu yaza ko kugira ngo sinzi niba ari umunyamakuru w'umwuga yaza ko umwanditsi w'umwuga yari kuvuga iyo ugiye kwandika inkuru ukora shite y'inkuru ku nkuru iri burangire hari ijambo abanyamakuru koza ngo ni mu gihe kandi ngo nanone ngo u Rwanda tuvuge Uganda na Tanzania ngo byikanga igisa n'urundi runana rwiyitirira abahutu rurimo Tshisekedi rukabamo Ramaphosa rukabamo iki bumva yuko ngo ari bo babantu kurusha abandi bumva ko barwana bakica abandi bakagira gutekira ibintu nk'ibyo ngibyo ubundi yuri umuntu wandika utarimo propaganda nyinshi cyane ufata izo context ebyiri ukavuga utabibaze ibingibi uzasoma azakuramo iki ntabwo hagomba kubaho ama ideology n'amafilosofi asobanurira abantu ko
abantu bita abanirotike ngo bazaza ngo bakica abandi bantu ngo bitwa ababantu, wajya muri abo bantu ugasanga basangiye umuco bose, yego ururimi na buri kimwe cyose. Utasobanura ngo umuntu rotike agira umuco arya indyo imeze gute yisangije, wowe wita umubantu yitwara gutya agira gutya ageze yisangije ibiryo bye n'iki n'iki. Usanga ibyo ngibyo byose ni politiki ahanini, uko mbyumva jewe nuko bitekereza, ibishingiye ku mitegekere idahwitse igira ngo ibone impamvu yishingikiriza itegeke nabi cyangwa igire ku nyungu zayo. yego Bashyizemo Red Tabara. Red Tabara se yahehe? Erega niba tuvuze AFCM 23 muri Kongo, ifite Bunagana, ifite Kiwanja, ifite Fizi, ifite hose, ntacyo tujye kuri Red Tabara, ifite Bururi, ifite kuki abantu basobanura imitwe y'inyeshyamba kenshi na kenshi bakayihubukana idafite kuyivuga, kuko umutwe wawe no muri Canada urwanya igihugu wenda cyo muri Australia. Ibyo ni ibintu waganira ukundi, ariko kugira menace iri kuri premier degré. Nanone iyo Red Tabara ntabwo yobaye map y'iwabo, sibyo? Nibyo Colonel Rugabo muri AFCM 23 twibana hajya avuga, bajye Bururi iwabo, bahakorera uburedi Tabara, bajye hose. Yarabwiye ngo bo nta banyina bagira ngo bajye kubarindira umutekano wabo, ngo baza kwirwa bategura ibitero by'iwabo. Ibi niki byose si ijambo se rikomeye. Abarundi bavuga ngo bafite menace ya Red Tabara, bayifite hehe nyine nibabigaragaza, sibyo? Niba u Rwanda ruvuga FDLR ifite amateka yayo, genocide ishinjwa, ibitero byo mu Kinigi n'ahandi. Abarundi bafite ibindi bavuga nabo kwizo Red Tabara, tuzabyumva bazabisobanure. Ariko n'ikindi nicyo kintu u Rwanda, niba u Rwanda rubisobanura sinbuka neza, nicyo kintu bamwe bajya bavuga ngo iyo Kongo ishinje u Rwanda balkanization. Hari aba historia bakubwira ngo kuki u Rwanda rutabarikanije Kongo rugikura mu butu, kandi rwari rubishoboye icyo gihe rugahita rukorera affaire termine icyarimwe. Akakubwira ati rero witubwira balkanization kandi mujya mushinja u Rwanda kwinjira muri Kongo inshuro nyinshi, ntitubone rubarikanije igihugu cyanyu, ahubwo musobanura impamvu y'icyo mupfa kijye kumugaragara. Icyo se kimwe ndakwereka ukuntu witwaza izitwazo bakaziburira ibisobanuro muri make, kandi bakazigira big deal n'igitangaza. Uzanye ibintu by'ubunirotike, uzanye iby'ubantu, buri kimwe cyose ubituye aho ngaho. Ese hari politike yegetse ku Rwanda na Uganda na Tanzania. Ese ubundi abarundi baje kwisanga gute ari bo biyumva nk'ababantu kurusha abandi? Nta abo wita ababantu ntibaba bari muri Uganda, bakaba bari muri iyo Kenya, bakaba bari nahe hose, se kuko barageramiwe, barabangamiwe. Abo bo bemera ko ari ababantu bene wabo. Uravuga ngo Tanzania bitunye ngo nagiye mu gatsiko k'abanirotike. Abo wita ababantu muri Tanzania kuko bari badasinziriye kubera uwo mugambi, donc byatangiye batotezwa, bakaziyunyuguza nka Burundi. Mu Burundi se mwebwe muvuga ibyo, abo mwita abanirotike nabo mwita ababantu gutyo, mwebwe ntimuturanye. Muravuga uyu munsi ko mubanye neza, mufite politike ya national cohesion nk'abarundi. yego Kuki mwumva yuko nikizabagirira nabi kitazabatwara n'abanirotike banyu n'ababantu banyu, noneho bukaba ari igihugu kigeramiwe hatageramiwe ngo umubantu? Ibyo babihereza societe ya Grarac ifite abantu bageze mu ishuri bakeya, illiteracy rate usanga iri hasi, iri hejuru cyane ku bantu batize gusoma no kwandika. Abantu bafite ubushobozi bwo kugura amayinite yo kumva ibiganiro nk'ibi ngibi ni bakeya. Burya muri statistique wibwira ko abantu batuze YouTube ari benshi, ariko burya uko byagenda kose rero ye nemeza yuko politike iri mu biyaga bigari harimo impapirano, harimo ifasha nk'abatekereza nk'uwo wanditse ubwo butumwa kumva ko aho kugira ngo rubanda uyoboye rukubaza imihanda, ibibuga by'indege, amavuriro meza, urumva ibyo bita manifesto muri politike, ahubwo uzabarangaza ubajyane mu bintu banirotike, mu bahema, mu bawujyane mu biki n'ibiki. Kandi ahubwo politike yakunaniye kuyobora abaturage, urimo kureba ibyo abaturage bumva neza kubera urwego rw'imijijukire n'ubujiji aho rugeze. Ibyo ntabwo wabibwira umunyamerika. Amerika kubera ko iteye imbere, niyo ifite community diversity iri ku rwego rwo hejuru ku isi, ituwe n'amoko menshi, ariko niyo super power ku isi. None se Amerika yaje kwisanga gute cyo gihugu gikomeye ku isi kandi gifite abantu bava mu mahanga bose, aba Spanish, abajya n'iki ibintu nk'ibyo ngibyo, ntabwo ari super puissance. Ntacyo ubwo bubantu ku binirotike abantu bazabubyazemo inganda, babubyazemo n'imihahire n'iki byose, babyubakishe Grarac na Afrika, tuzabyemere. Niba abantu babyiyumvamo babigaragaza mu iterambere mu mashuri, bavuga dore kaminuza y'ababantu, dore kaminuza y'ikindi cy'abanirotike, babyumva batyo. Dore tekinoloji bavumbuye high tech, bajya mu kwezi, bajya mu zuba, bajya hose, barimo kugerageza
ubushakashatsi ubu cyangwa buriya barakora imiti barakora ibiki n'iki. Ahandi diversite niyo ihari, ibyo abantu batandukaniraho babibyaza umusaruro mu bukungu. Za Tanzania zirabicuruza, za Kenya zirabicuruza. Njya mbona William Ruto ajya gusura abamasayi mu munsi mukuru wabo akenyeye ibikwembe na ntuze na bya biteyiteye bambara. Urumva ugiye kuri internet wayibona Samia ajya abikora, sibyo? Kuho diversite iri credible, ubona isobanutse, bayibyaza umusaruro mu bukerarugendo, mu kubyaza umuco wa musaruro. Rumba yo muri Kongo ubu iri muri etage mpuzamahanga, sibyo? Ariko jewe nakabonye uwo wita uwo munirotike icyo ushaka umwita icyo ushaka. Yego. Muri Kongo niba mubyumva gutyo, abo bita abatutsi n'abahutu muri Kongo, nimwishimire nyine icyo babagezaho. Niba urya fromage ivuye mu nka, wereba fromage iva mu nka. Reba amata avuye mu nka. Reba ibivuye mu buryo bw'ubuhinzi n'ubworozi, imikorere, inganda, buri kimwe cyose. Kandi sandire cyo ntacyo bitwaye. Ku isi yose buriya abantu badukoroneje nabi. N'ababirigi bafite abawaro n'abafurama, ntekereza ko nubwo bagirana ishaza ariko bahurira kubaka ububirigi bwabo buteye imbere, sibyo? Ubundi baje kudukoroniza babona ko icyo bise diversite bakayipima amazuru, bakayipima iki n'iki, bakayipima ko bigomba kubyara conflit stagnant ihoraho. Kubera iki? So nta kibazo niba n'uwo wabyumva gutyo akaba yumva ari imyemerere ye, sinenda kuza gusenya ibitekerezo by'abandi batekereza, ariko berekane uwo ari wese agerekana ahantu iterambere rihurira, aho kugira ngo werekane ngo none biradutanya. Rero fata amazi yawe, fata amashanyarazi yawe. Kandi nakubwiye ubushize yuko mugize kwigeze gukora muri abo bose bavuga iby'amacakubiri, ntawe kubwira ko yashinga iduka ryabyo gusa ngo yunguke, ntawe kubwira ko yakubaka ya kaminuza nakubwiye gusa ngo yitwe yaba nkaba ngo yunguke, ntawe wakubwiye urumva? Yego. Twaje kwisanga gute nyine icyo abantu bita diversities, abantu batazibyaza umusaruro n'ikibazo. Uyifite pe uvuye yameniye azayerekane, ayandike igitabo muri culture mu kiniki, niba ifite uko ibyina, uko danse yayo, danse n'iki n'iki, tubicuruze. Yego. Ariko primitivite ije ku ruhande. Uwo muntu afite ibitekerezo biracuritse. Yego. Ayo magambo yakayine Rugaba yanditse we wayabonye gute? Ariho bamwe n'abanyavuga batariko uyu mugabo ati akunda u Rwanda, n'abanya ati nageze ku ntego yanjye ya mbere y'igisirikare, kunga UPDF na RDF, ubu turi hamwe abanzi bacu bazishyura. None Muhozi Kayine Rugaba, umugaba mukuru w'ingabo z'Ubuganda. Yego, umuhungu wa Museveni. Bamwe bati ati ni ugukunda u Rwanda, ati kuba babona UPDF na RDF bimeranye neza, ati niyo mpamvu bashobora gutekereza yuko amugani bazagabwaho ibitero. Okay. Urumva navuze UPDF na RDF, urumva ibisirikare birakorana. Niba n'izi ngabo za Tanzania za Uganda bashinja kujya muri Tanzania niki biro kuvuga n'ibinyamakuru biba bishoboka byose. Ibintu by'amatora hano mu biyaga bigari bamutuntu twinshi, kuko ndibuka ko bavuga ko na Uganda ibyirimo gukora ngo yoheje abasirikare muri Tanzania mu ibanga. Na za Kenya amatora bavuga ko hari abagiye bajya mu biyaga bigari, n'amatora ya Uganda bavuga ko abanyasudani y'epfo bakunda kujyamo. Yego. Biyambitse bajya abantu bagenda bakubeta abantu ibinyafu n'iki byose. Ndetse bakanavugamo ko hari amatsinda y'abasirikare ba M23 yakunze gufasha Museveni muri kapitali ya Kampala mu gihe cy'amatora, kubashyira ku bigo bikomeye cyane by'uburinzi kubera kutizera ko ingabo zitazana ibintu by'ubukebebe. Bakavuga ko ari cyo gihango Museveni akunda kujyana na M23. Amatora yakomeye na Uganda uzari muri 2026 izi nkuru zizatambuka. Bati twabonye abantu, urumva? Yego. Bambaye ahantu hose n'amamaske, batavuga niyacitswe akavuga atavuga nk'abantu bacu. Ariko nyine igihamya cy'ibyo byakugora, ntabwo ubonera kubisobanukirwa neza. Ariko bibaye ari ibyo ngibyo byo tubitambuke sa Jean Pass. Nkavuga iki rero noneho ku bya Muhozi, urumva? Ibyo umubano w'u Rwanda na Uganda mu bijyanye n'umutekano n'iki bifite inzego bireba, nizo zibitangaho amakuru kuba zandusha. Kandi tuvuga ku byo tubona. Njya mbona division y'ingabo z'u Rwanda mu majyaruguru niyo mu burengerazuba ya Uganda basa nkaho bagirana umubano wa rutine. Abagiye Kisoro, abaje Nyagatare, abaje Nyagatare, mbega buri mezi nk'abiri njya mbikurikirana nkabona barahura. Ariko kubera ko Muhozi yigirira ukuntu yandikira kuri social medias, akaba umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, nta kubera ko umugaba w'ingabo za Tanzania niba ari General Mukunda we atagira amagambo nka Muhozi kuri Twitter. Ingabo za Tanzania zo muri brigade iba hano muri Karagwe muri hehe
nazo zigirana nk'ibyo ngibyo n'ingabo z'u Rwanda zo muri iyo diviziyo hariya ibaza Rusuma nayo hose. yego Ibyo rero ntabwo bizavugwa kubera ko wenda uwo nguwo muri Kongo ntawo bishyushye. Kandi umubano w'ingabo z'u Rwanda n'ingabo duturanye z'ibihugu duturanye wenda tudafitanye ibibazo uhoraho. Ingabo z'Ubugande z'u Burundi General uri ubavugira aherutse mu Rwanda muri bya bikorwa byo kubakira abantu batishoboye n'iki byose. Ndetse no muri iyi ngiyi symposium yabaye mu Rwanda none mpuzamahanga abasirikare b'ingabo z'Uganda ku butaka harimo Murundi. So biterwa naho social media yazamukiye na Museveni na Muhozi n'ukuntu asanzwe. Muhozi nawe ntabwo yoroshye, niba asanze umuriro asukamo amavuta, urumva, niba asanze urimo amavuta asukamo amazi. Muhozi niko yimereye, ariko bamwe bavuga yuko Muhozi mu mizamukire ye akigera mu ba officier general yamye afite umuhigo usa nk'uwo kurandurana burundu uriya muzi w'urwango w'989 w'intambara za Uganda za Kisangani n'ingabo z'u Rwanda. Wakomeje kugenda wikwega muri bamwe mu mateka. Muhozi yakuze asa nkaho ashaka kurandura ibyo bitewe nuko Muhozi bavuga ko yakuze mu buto bwe abona abana ba general b'abaliberateri bo mu Rwanda. Burya ibyo nabyo birafegitinga umuntu. Buriya Sandrine uyu munsi tuvugana hari imico ufite ukura mu buto bwawe ukiri no muri primaire, ibyo wabwiwe uzareke kuzamuka kugeza uyu munsi nibyo wikundiraga ubwawe n'amahitamo yawe uvuga uyu munsi nimaze kuba mukuru. Inzozi nagiraga ndakana muri zidashoboka ubu none nazireraiza ntabigeraho. Muhoza ageze ku mugabo w'ingabo zigwanira ku butaka Land Force mu Bugande yaje gukurwaho n'amagambo yabwiye abanyakenya ngo yabafata Nairobi by'umweru 2 isagahita mwirukana akaza kumugarura nyuma. Yatangiye umushinga ngira ngo wo guhuza wo kuba yakubaka bilateral cooperation y'abasirikare ahari y'ingabo ze n'ibindi bihugu ariko birimo n'u Rwanda. Noneho nkavuga ngo wenda tunarebe mu tweet za Muhozi ntabwo uri busanga avuga nk'igisirikare cya Ethiopia, icya Misiri, unebe usanga se n'ibyo cy'u Rwanda yavuze gusa n'ibindi bisirikare bivuga. Ubwo turasigira twibaza kuki abantu babigize big news. N'ubundi mu mateka acukumba ugiye kure cyane ubona ko ingabo z'u Rwanda muri iyo history haro ziba zarahuriye n'iza Uganda muri iyo history, haba mu gushamburiyana, haba mu kurwanira hamwe, za ba mubutu birukanwe n'abasirikare bari kumwe bagize gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero Muhozi si wo kuza ngafate umukasi, urumva, akupe iyo cordon umbilical ruhuza relation y'Abagande n'Abanyarwanda byagira no mu ngabo bikaba karusho. Uri umugabo w'ingabo, niwe mu diplomate mukuru nawe w'ingabo, ugomba guhora uvuga ikintu cyatuma nyine werekana ko ufitanye umwe n'abandi. Muhozi ntabwo ari umuntu ubabajwe uradasinziriye no kumva ko mu ngabo ashinzwe kugabaza Uganda nta menace afite mu gice cy'amajyepfo y'igihugu cye n'u Rwanda. Ubu uko kuba umugabo w'ingabo mu technicien ukaba ni mu diplomate ingabo ngaba ubu hari icyuho cyava ku baturanye ABCD. Ndetse adatekereje gutyo yatekereza iki? Ndetse bamushimira mukomera amashyi kubera ko ibihugu bicungana umwe indaki aho ndi ndaki hakurya. Twaje kwisanga gute dutangazwa n'umuntu utangaza amagambo niburaganisha mu gushyira hamwe abantu. Rero ingabo z'u Rwanda na Uganda niba bigeraho niba batarabigezeho bakabasha kubaka igisirikare byakorera hamwe, ibyo ntacyo bitwaye, uwabivuye babiri mu burenganzira bwe. Ariko gihe mbona icyiza ni ukubaka kurusha gusenya, na cyane iyo mwigeze kugira relations itameze neza iyigarutse mukayubaka ikaziba icyuho cy'ibyatambutse muri yunga cyane ku ngabo zimeze nkaho zifite ahantu zicomekera kuri prism uburyo bw'imibereho, uburyo bw'amateka. Ariko bitandukanye nibyo nabonye ejo n'umugabo mukuru uriya mugabo waje mu Rwanda w'umusirikare w'u Burundi. Nabonye abantu bati mu Rwanda rwose ati mwamwakire neza abarundi nabatari ko kubera icyo untuze neva yebera ko abasirikare bacu bajya mu Rwanda. Nyine ukabona ko hari abagifite imyumvire mibi yo kumva ko umusirikare wabataza mu gihugu cyacu cyangwa kumva ko umuturage taza mu Rwanda. Nyine babigize ikisi urwango marsha. Bamwe na bamwe si n'abarundi harimo ba FDL babi Burundi bakoresha imbuga, urumva. Yego. Buri ushobora kwibwira yuko politike zose zikorwa anti Rwanda zikorwa ukazitirira abakongomani ukazitira bajire muri umujyi bumva bari muri Kongo bakubwira iwabo bakakubwira hano mu Rwanda naho hose ndiko njye bano bantu basobanura. None se ko yise murumba niki kandi ngo yitwa n'imbitse kure ibintu nk'ibyo ngibyo uzabwirwa n'iki ikimuvugisha ibyo ngibyo. Nizi social media dusoma ushaka kwandika ngo ni Burundi kanaka ne FDL aho ngaho irumbaraye muri iyo ntuze muri iyo social media. Mu by'ukuri nta murundi muzima ushyira mu gaciro wakwifuza iki
wakwifuza yuko igihugu cye n'icy'u Rwanda bigirana amatati like n'umunyarwanda nawe utekereza bitakwiye komera gutyo. So I think icyo ntekereza jewe nuko sinabyita right y'umuntu kwifuza amatati hagati y'abantu, ariko uko byagenda kose ntekereza yuko abarundi batekereza batyo bakwiye gufashwa. Niba ari n'umurundi wabyanditse akwiye gufashwa na diplomasi y'igihugu cyiwe, kuko ngiye shimangira ko uburwayi ubusagwe buba mu baturage nuko ya diplomasi zitagenda neza. Nta gihugu kitagira ministeri y'ububanyi n'amahanga, sibyo? Yego. Ubwo aho kugira ngo giye mbone eshek y'umuturage urimo gushwara n'undi, urumva nakwerekana eshek ziri kuri level ya za diplomasi centrale, umutekano nugaruka umubano ukagaruka, sibyo? Yego. Uzabona basati bibanda bongeye gukora indirimbo ku buryo bwihuse kuko imipaka yafunguwe. Uzabona abantu bongeye guhahirana, abo bacyurirana ngo ubwo wajya mu Burundi ukahirirwa ngo ujya ngo nakurirwa mu Rwanda ukahirirwa. Ibyo ntuzamenya n'ukuntu byagiye. Nabwiye umuntu nta muntu n'umwe uzibagirwa amagambo yo gutyozanya yabaga mu binyamakuru by'Ubuganda n'ibinyamakuru byo mu Rwanda, none ubu byahinduye imvugo, sibyo? Intera iturutse bukurukwira hose, abadiplomate bacu bashyiramo agatege, ibihugu byongera ibane neza. Ndakwizeza ko ibyo bizisibanganya ubwabyo, naho byo kuvuga bazabivuga igihe bazabona n'ibihugu bitavugana. Gusa umuntu utuye ahantu ingufu ifungisha umupaka, ingufu y'igare, ikintu cyamuzaho umutima ni ikiburetse kuvumbira kugera hakurya. Ubu se umuntu wari urwaje umubyeyi akaba yabuze ahantu anyura, akumva ngo u Rwanda nirwo rwamangamiye cyangwa u Burundi rwamangamiye, akajya kunyura Tanzania agapfira muri ambulance, umutima utekereza iki? Niba utekereza iki? Niba ibihugu bitabanye neza n'amatiku araza. Buriya Kongo n'u Rwanda ejo bundi muri za 2018 hari itsinda na nyuma gato hari itsinda ry'abakongomani bari barubatse club ngo yo kwibagirwa ibyahise. Bari urubyiruko rwo mu Rwanda no muri Kongo. Iyo club yakoraga n'inama mu gihugu iva no mu kindi, urumva zigenda zisubiramo. Byari ibintu byiza cyane. N'umubano nugaruka zizongera zigaruke. Buriya abaturage bagendera ku cy'ibihugu bivuga, babazi kumva icyo gifaransa cyane. Bone bave mu gifaransa bahindure cano bajye mu kindi kirimi. Ibi bizisibanganya abantu bavuga bati nta gihugu cyiza nk'u Burundi, abandi bati nta butegetsi n'ubuyobozi bwiza nko mu Rwanda. Abadiplomate bacu be kunanirwa nta kazi kabo, nicyo muhemberwa kuva kwa mbere kujya ku wundi wa kangahe. Ntazagira umuntu wishimira ko kugira bitukana bitongana. Niba se muzinduka ariko kazi muri mu mwagaruye umubano nyine. Ubundi iki kintu gisaba kugira ngo ibihugu bigarure umubano cyananiranye. Diplomasi ikundi. Niba ishobotse nyine ishoboka. Ya. Marsha, igingo dusoza nabonye ngo icyitonderwa kuva Bukavu. Ngo amakuru avuga ko izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.